komite ya kera rero ari muri gare umuji nyine arambikamo umusaha wabaga ari benshi n'umuntu amukorera urugomo mu gitondo byose asanga yambaye nyine ikoti ko yariteguye kurara hanze kandi urabizi ko amakoti agira imifuka minini yo hasi n'iki usanga amazirano kibroski nkuko mubyumva nyine ni game back time. What's up my people? Yeah, this is Dang Boy Chino. Yeah, of course ni kwisanga TV. So nkuko mubibona rero imbere ya kamera ndi kumwe na Cedric Zombie, no mukinnyi wa basket umustar. Barabizi arazwi kabisa mu nkambi, turazi kuganira ewana ku bintu bitandukanye hano mu nkambi, cyane cyane turibande ku bintu byo backing in time. So no kuvuga ngo Cedric akina na basket aradufasha kutubwira ibihe bya basket ukuntu bimeze nkuko mubyumva nyine ni game back time. So ahantu turi rero ni Cedric yifuje ko tuhaganirira. Kubera iki Cedric? Aya ni amateka broski. Ni amateka. Ino staff ishobora kuva namenye ubwenge imera ku murongo iri haruguru byataye. Kino kibora cyari cyaba nino staff tureberamo za movie kera cyane bro, naye ndi umupeti na hano twari gatubatsukira hano ko hano yapfuka hari akaburi buno habaye ishyamba ari gatubatsukira navuze ati kabisa ko history ijyanye nyine n'imyaka tumaze hano rukona ni myinshi tugomba kubiganiraho ni iki kabisa. N'ubu tuvugana mvuye muri sport ariko duhuye ariho mvuye to kabisa. Cedric no kuvuga ngo hano campo kuri Blessed Hills wala habaye byatari. Urabona yurebye imyaka yashize niyo ngubu urabona ibintu bimwe byagiye bihinduka. Nkanga turi ahantu hari amashuri ariko amashuri n'agacyara ari ishyamba. So yurebye igihembe yakiragiye niyo ngubu ubona bimeze bite? Tandukanye bro, ari tandukanye nini ariko ngiye ubu tuvugana ubutaka duhagaze no bwa gihembe ya kera. Mpamya neza nashidikanye ko umuntu wabaye hano imyaka irenze 20 cyangwa iri no munsi ariko myinshi bro, bino bintu arabizi kuko yarahize batangiriye ku madeve bone basigaye kuri pupitre no muri etage kageyo hano ntago bakiga cyane kabisa. Basket bashyize no kuri secondaire ya kera ahantu hari ibintwari z'ubumenyi bwinshi cyane, harimo n'ubita Kaneza member ntago tuzamwibagirwa prof kabisa wacu. So no kuvuga ngo rero hano bahigiye primary abantu bamwe mwatanziranye ntago bagihari, bamwe barangije amashuri. So no kuvuga ngo rero byabiye nyine byo dushaka ko twinjiramo neza, ingoma z'amaresi ukuntu yaryohaga urumva ibintu bya acrobat amaro bwabushyuye bwose n'imbaraga ekipe ka football gatwika hano kuri za gacucu. So ibyo bintu byo nshaka kugira ngo twibukiranye ni nk'abaye abantu babuzi batwikaga icyo gihe mu mukino runaka, yaba amaresi cyangwa se basket ni iki byose generation yacu cyangwa in general hano campus. Umuntu watwikaga se wa mbere navuga ni mukuru wanjye bita Amani, nimero 14 yakina Egreveri yaratwikaga kinira n'ibyumba n'iki bakebe bose nabo muri Wodu bitwa bakaje. Paul nawe kera yakinaga football ariko biza kurangira baye musifuzi. Nzungurete niwe umuntu wabidukoreye umuvandimwe hano kabisa, agera kuri step nziza cyane ishimishije mu rwego rwa football. Ako mu rwego rwa basket nako turacyagerageza, imyaka ibaye myinshi tubikora kuko n'ubundi natangiye basket niga P5. Basket rero murayitangiye nimwe ubusobora habundi bikaraga kurukanye ntago kaba ari kugatangije umukino wa basket mu bantu b'urubyiruko ba generation. Yari abari imbere yacu bitwa ba Gasirimu, abitwa ba Irumva, abo nibo bari imbere yacu gato n'abantu wese wakinaga imikino yombi. Njye ariko impamvu nahisemo gukina basket twazaga hano yapfa kuri bahitaga kuri Kagorofani aza guhinduka kuri Gacucu. Ngiye najyaga nyine ku kavuga gato ku ruhande hari hasi kare Petit Stade, ngiye bajya bandisha bench kandi ikibuga cya Boko duturanye
mpita mfata umwanzuro wo kubanga none ngiye karere nini ariko ntabwo ruzi football ntabwo ari kariyeri yanjye akunda umufana wayo nisesengura nabona ko waca bitewe n'inshuro narebye match bitewe na mukuru wanjye ko yarabikoraga byataye tuve kuri ibyo ngibyo tunyarukire kuri football ku bantu bagafashe barimo nk'abakebe ba Sandare banze gusaza bakiri mu kibuga solo tubwire rero irangoma ya football uyibona gute ingoma ya football yarabidukoreye ku rwego rwo hejuru nta nubwo natinya kubashima kuri Noheli ya 2019 imikino icyemewe bakubise kabisa ikipe y'Ikigeme maze iminsi yaratuzengereje bakubise bitandatu mbere twaye kabisa ni shoutout byatere kubisemo ibitego bine Sandre Gicomeka mundi ntago mwibuka ariko ndi umufana mukuru baramaze iminsi baratuzengereje kuko nyine abantu bakuru cyane muri football bagiye bahindura bakajya mu bindi mu za Amerika ni hatari urubyiruko rwo kuntu rumeze narwo ruza agapira ariko bari no myaka ntabwo mbihamye neza abenshi babaye ngo ba fashion killer ba fashion killer ni aba fashion ururagurutse isuze gusisenga none ibintu byo nayo nshaka ko tunaganira nubwo back in time nayo turimo urebye byabaye hano igihe kinini kabisa babibone kandi babyiteho ino ni story kandi turi kuri tere twebwe twageze kuri field basket rero basket yawe imeze gute basket yo byagenze gute urabona ukuntu mwagiye mutangira nyine mukorera imyitozo za muhondo none byarangiye ugafasha kugenda nyine biriya bintu byaratugoye ariko nakubeshye buriya muri siporo ikintu cya mbere gikonta kurusha ibindi ni ukubikunda njye narabikunze mbikina none ikibuga kiri kurangira twatangiye kuri paning iri gusaduka ivaho ako nubwo nakubwiye umuntu wabikoze nyine ko ari inzungu muri football no muri basket umuntu abidukora mu itaro cucu uzi nawe akantu keza akina muri ntuza ta kipe ndi kwiyibagirwa ariko ndayizi ikipe y'Kigali nyine ni manager akaba n'umukino yitwara shampiyona umunsi ku wundi bite impamvu nyibagiwe ikipe ya basket y'u Rwanda iri kutubabaza bari kuyitsinda zombi rero ingoma yo gusezera abantu bagiye muri Amerika rero yo uyitekereza iki Sharoro bro tuje inyuma byatari rigewe nasezeye abantu benshi cyane nabo barabizi nabaseze kuko abenshi twakoranaga amahugurwa abandi tuziranye abandi ku kibuga ndunda kadibra kambwa ati peti tuvugana inbox romva nasezeye abantu benshi ariko nyine hagaragayaga ibikorwa bidasanzwe guhura n'umuntu w'umusore nka saa 3 igiondo byamwuzuye nyine baraciringaga byatari bakigira urukundo akabubu nanago bagisezera fresh sigara yigira ku mazi akajya kumva odeur ugasanga wamubuza akaza morning ahise gucomoka ako nyine ubundi n'abavandimwe bagiye kongera gutangira kujya state nabyo bari ibintu byiza cyane kabisa ababire bigushimishije ababire ba state kabisa shalatu ngenda nabemera tu n'abavandimwe kuko urabeye hano kempo hano turi mu bihe bya kera ariko ibihe by'ubu ababire benshi nanjye nkamubaza akabazo urubyiruko nihe business yibasiye kugira gukora mu rubyiruko rwa hano kugiye mbese nakaye kazi badukirimo mu kwihangira imirimo muri no myaka nawe kinsubiza uno kuvuga corona yatumye nyine urubyiruko rwinshi rwa hano kumbwira urubyiruko ibintu byinshi bahugiyemo benshi bagashoramo bakajya muri yo business n'uburuhe naho abantu benshi rero bakora ama business tandukanye dore nka Mflo yazanye kamo mu ngambi Mflo iteje imbere atuma nyine natwe n'abavandimwe bashaka kutubona ko bari iminsi myinshi urabona amfashe mvuye muri tiza nkavuga ati nari rero abapeti bacuruza ibyangwe byo byohereza abandi bavandimwe babo state bya bintu ni byiza cyane kuko ku posta basigaye batuza twohereza imizigo izina ryarakozwe n'abanyamerika bafite mu kandi bashopingira i Nyamirambo kwa Starboy nawe yaragafasha ara muri Kigali so Cedric tugana ku musozo rero gira ikintu wabwira abantu ba hano mu nkambi nakubaje icyo kintu warakiyobewe ako mu bigaragara urubyiruko rwinshi angaha
bihangiye imirimo bagiye gutwara tubike ni ikintu cyiza cyane ndi kuva kuri bari abantu nyine ba state bigenda nyine tubona ko hari impinduka ya hano hantu nyine abantu bazi ishusho yabo n'ibintu byabaga muri iriya myaka shabona byarahindutse bamwe nyine ku buntu babigeraho bitewe n'abavandimwe bagiye batandukanye bajya bikora neza wambaza no tugasoza nawe mbese ntago bukiri nk'ubwa kera ntago ari ubwa kera ako none turi muri game back time nakubaza akamuviyo kagushimisha kera tukirebera muri sale akaririmbo kabigukore muri bya bihe bya 2009 2010 tuhanga tugikinira Amores niye movie yagushimishije umbwira n'indirimbo yagushimishije nayo ndakubwira ibyanshimishije ngiye rero uzibura nka movie yamfashije muri kiriya gihe ni movie y'umuntu bita Alex Kado yagiye kibaho mu movie action gusa nyine wareberaga muri sale akwabaga wicaye hasi hari anabaga nicaye hasi rimwe na rimwe abago bashya abasore abasore bose barebaga movie ngere yamfashe n'irucenga umwana w'intambara Adolphe akaririmbo kagushimishije kagoma kitwaga Lampadina bari kwerekana hanze muri gare ndi kubirebera ku kimoteri cyaho ndi kureba ntageze muri gare akarimbo k'umujuma bita banzara kale kiba bita Binti Kiziwi Binti Kiziwi yarabikoze Binti Kiziwi yarabikoze ariko ye nakagoma wana ndi kwibagirwa kabikoraga byataye gusinda rero by'abana ba hato na hato muri iriya misi yashize aho n'ubu ubona bimeze gute abana ba kera ukuntu basindaga ntabwo babaga bafite disipurine bakaba babaga bafite urukundo benshi nyine banywa ibyo biyobyabwenge ntabwo yabaga yakinywa wenyine arakwakura bari bakundana bro ariko dushimire ko buno abantu batakinywa inzoga cyane ntabwo bakinywa inzoga cyane baragabanyije babonye nyine nta kintu byakugezaho baravuga ati ubundi nawe utinya utarungurutse barungurutseho barakatiye mbese ibintu byameze fresh kiriya gihe ubundi ubusinzi bwagaragaraga kuri tariki zingahe Pacifique nanjye nkubaza bonane tariki 25 z'ukwa gatanu turi burare hanze mu kibona abantu ukagira ngo nta nubwo baje kwibuka ubwo bakarara bararaga banywa swing nyine naturi no kwibuka kubw'agahinda none karara hanze bavuye iwanyu ugasanga rimwe na rimwe umujamamane gukorera amabara ugaba bizi nyine warabyumva ukabyuka mu gitondo wajya nko gukora mu panaro yawe ugasanga harimo amazirantoki ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bararaga bara muri komite ugasanga hari ibiki amazirantoki iki ni ikinyarwanda mwana ugasanga yakuraburije kubera ko barasindaga abenshi nyine bari bafite imyaka njye ntabwo babinkoze babikoze ku mushiti wanjye mushiti wanjye ntabashije gutangaza ariko burarabizi nabibona kwambara ipantaro asanga we ntabwo yagiye kuyambara kuko nyine bararaga hanze kubera ko wanyu wabaga wabwiye ati tugiye mu kigare turi kwerekana movie bari gucyana nyine staff nyine arara muri depo ya kera nako ntabwo ari depo komite komite ya kera rero ari muri gare umuci nyine arambikamo umusaha abaga ari benshi n'umuntu amukorera urugomo mu gitondo byose asanga yambaye nyine ikoti ko yari yiteguye kurara hanze kandi urabizi ko amakoti agira imifuka minini yo hasi n'iki asangamo amazirantoki broski birabihe ni hatari iyo umuntu abyibutse twajya muri byinshi ariko no twari tugiye gusoza utambye ku ngoma yo gukomatira amazi ingoma yo gukomatiraga amazi kiriya gihe nta yindi mutoya ngewe ikintu nakoraga ndaga nyine kuri moteri nyine abahazi barahazi nabo ari gahemu hakora nawe rest in peace yaragiye kabisa man viziyo yatwaye abantu ariko nta birenze kabisa none wabaga ari umurongo uvuye ruguru habaga ari umuferege uribuka ko ari undi muferege uri ku ruhande ngiye nza rero n'ubundi kuvoma nyine byabaga bigoye umugezi wacu bo bari barawufunze rero turagira umugezi bari barawufunze umwaka gahima yari yarawufunze umwaka bitewe n'umubyeyi wamututse nyine igitutsi kitari cyiza umugezi wacu awushiramo ibiti kundi kera yafungaga imigezi agira yapfuto nasanga wa murongo bawukoze ahita mpimba wanjye ko abantu benshi babaga batinye gutonda ari kureba ururongo runini ahita mbona aba followers iki murongo wanjye rero niwo wanjye ugatangira gukora ku mirongo ibiri ahita mvuga mu wa mbere abantu benshi mbese umuntu wabaga ufite imbaraga muri kiriya gihe yariyenzaga
ku mugezi ntabwo wamwimaga amazi abitwa ba bakiti ako umubiri wari ufite ibiro ijyaga igera ku mugezi agatonda mu mateka yabayeho umubiri leta hinja akaba ari n'umusore w'ibonsa abaye wa mbere hano kempu hinja yajyaga atonda ako nawe akaba atajya nyine gutera akavuyo ku ntuza ku murongo yatonze cyangwa ku mugezi cyangwa ugasaba umutwaro 7 uri kugisuka mu bugaro mpaka ryuzuye ukaritwara cyangwa za rwasama ukagira ugasanga inzara yakwishe ukagenda gucukura ibijumba bakakwirukanka yes reka dusoze rero kugira tureke gutinda gira ikintu ubwira n'abantu ba generation yawe abayabo batari hano mu nkambi cyangwa se n'abari bambutse gira ikintu bababwira shange ikintu nabwira kurusha ibindi ni jobless kabisa nako turacyaye hano turatuje bikona ko ibintu byagenze fresh nabiyenze cyane tumeze neza twari turi kugana nyine kuri kino kiganiro naho ubuzima badusizemo n'ubwabo no turacacininga down inama z'abakuru turacyazifata ahantu hose turane yes reka dusoze rero nk'ibisanzwe ngiye nitwa MC Chino so kora subscribe nimba wumva ikiganiro cyakunyuze kandi none niba ari ikintu watubwira byandike muri comment keep up my people